ngo nje ngo nje ibyo navuze si ngo nje ngo narangije ngo ariko umugabo ni ngo ninde ngo turareba ngo nanje umugore ngo ubwo none tugiye kureba ngo ubwo umugore nanje ngo tugiye kureba noneho umugore bugiye guhaguruka umugabo tugiye kubara byango tugiye kureba imbwa n'umugabo noneho wa mugabo akaburira amana wa mugabo akaburo nta guhatana. Twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe, tubashimira cyane igihe cyanyu mutakaza kubw'inyungu namwe mushobora kugiriramo natwe twagiriramo zo kugira ngo dukomeze twubake imiryango yacu neza heza ndetse zinarushaho kugira ngo zibe imiryango y'ubutahamana. Ariho abahanga harimo umuhanga umwe w'umunyamerika w'umumama witwa Ellen Harmony yavuze ko imiryango yacu ishobora kuba ijuru rito bigashoboka. Iki cyigisho cyacu rero mugiye kukigezwaho na Bagira Inshuti Pierre Haleluya, igiye kubagezaho iki cyigisho mu ncamake, ariko icyigisho kigiye gufasha abantu bifuza gushinga urugo cyangwa se abantu bashinze urugo mu gihe gitoya. Mu ndimi z'amahanga nibo bitwa ngo les jeunes mariés. Les jeunes mariés rero mube bugufi mutega amatwi kugira ngo dukurikirane izi nama zihabwa abantu bamaze cyangwa se bifuza gushinga urugo. Kubera ko rero turi buze kwifashisha ibyanditswe byera ari byo Bibiliya, reka tubanze twasenga hanyuma turebe izi nama zidufasha. Dusenge. Data wa twese, Imana yacu turagushimye yuko ari we washizeho umuryango bwa mbere, ukawuha inama y'imyitwarire mu mirire ndetse no mu mibanire. Reka tukunezererwe ko n'amagingo ari we unagitanga inama, uduhe kukumvira. Uhe Nyagasani imiryango yifuza kubana mu mahoro, uhe Nyagasani imiryango ibana ko yabakomeza kubana mu mahoro, kugira ngo nuzabura guhamagara amajuru mato twese tuzahurire mu ijuru rigari. Ibyo tugusabye mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen. Tugiye rero kubagezaho inama zigera kuri 12 zigirwa abantu bashinze urugo vuba cyangwa se bagiye gushinga urugo. Burya si kenshi aho muri na minsi turimo, iyi minsi ya nyuma, abantu benshi bari kugirwa inama kubyerekeranye n'umushinga w'urugo biyemeje. Kera byakorwaga n'abanyogokuru, ariko cyane cyane hari abitwaga abashangazi nibo bafatagize inshingano, ba masenge abitwa ba nyogosenge se. Abo bose nibo bari bafite inshingano zo guhanurira abakobwa abahungu bagiye kugira gushinga umuryango. Ariko muri iki gihe turimo byabaye agatogo mu miryango. Gusanga ugiye gushinga urugo atacyumvikana na nyirasenge, azahabwa inama nande ikibazo. Gusanga umusore ugiye gushinga urugo atacyumvikana na nyirakuru, azahabwa inama nande. Gusanga umusore cyangwa umukobwa ugiye gushinga urugo atumvikana n'umubyeyi, inama azayikura he? Twafashe rero iki gihe kugira ngo noneho tubibagezeho mu buryo bugaragara, mu buryo bwumvikana, kugira ngo izi nama dukomeze tuzibe icyuho, kugira ngo abasore bacu, inkumi zacu zinjira mu mushinga, zizi n'ibintu bigombwa. Imana ibaha umugisha rero. Reka dusome isomo rimwe riboneka ahangaha mu gitabo cy'Abakorinto. Pawulo niwe wacyanditse, ari kwandikira Abakorinto, ni igice cya 7 umurongo wa 5. Yaravuze ngo ndi mukimane keretse ahari musezeranye gishya, kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere guhura, Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Ndi mukimane keretse ahari musezeranye igihe, kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere guhura.
Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Ubu Bibiliya nta kindi itavuzeho. Impamvu tutacyumva Bibiliya nuko akenshi usanga nta na mwuka dufite kugira ngo twumve Bibiliya icyo yavuze ku byerekeranye no gushinga urugo. Kimukimane kiba kimane iki? Tugiye kubireba ahangaha bajene mariye rwose ngo musezerane n'igihe. Gusezerana gute se kandi mwarasezeranye imbere y'itorero? Ngo kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga. Bajene mariye si baba bibuka gusenga? Ngo kugira ngo Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Ahangaha iyo usomye hano mu byanditswe byera turaza kubonamo ingingo zigera mu ngingo eshatu kandi Pawulo ari kuvugaho, nazo turi buze kongera kuzivugaho hano kugira ngo turebe izi ngingo zigera kuri 12. Abantu bagiye gushinga urugo rwose mutega amatwi cyane. Abantu bifuza gushinga urugo mutege amatwi cyane kugira ngo izi nama muzumve neza, kuko nizo ziri kubura muri iki gihe cyacu. Twavuze yuko turi bukoresha ibyanditswe byera ari byo Bibiliya, turi bukoresha igitabo cy'inama zigirwa itorero, umuzingo ni wa 2 paje ya 26 niho turi buze kwibanda cyane. Inama zigirwa itorero paje 26 tugeze 29. Turi buze kwifashisha n'igitabo cy'umuhanga mu byerekeranye n'imiryango. Imana yatanze ubwenge kandi itanga n'ubuhanga reka. Nta Imana twese yaduhaye impano zimwe. Niyo mpamvu tumwifashisha mu miryango, undi tukamwifashisha mu mutungo, undi tukamwifashisha mu mibanire, undi mu gukemura amakimbirane, undi Imana yatanze impano zitandukanye. Niyo mpamvu uko ugenda umenyana n'abantu benshi cyangwa ukuganira n'abantu benshi cyangwa uhabwa inama n'abantu benshi niko nawe ugira ubwenge bwinshi. N'ubu ngubu burimo rero turifashisha Bibiliya, twifashisha igitabo cy'inama zigirwa itorero, twifashisha n'iki gitabo cy'uyu muhanga rwose mu byerekeranye n'imiryango witwa Nancy Van Pelt. Mu gitabo cyitwa L'Enfant Épanoui, ni igitabo cy'igifaransa. L'Enfant Épanoui ni page 193 cy'uyu muhanga mu byerekeranye n'imiryango. Ariko igitabo turi butindaho cyane ni byanditswe byera byo Bibiliya ndetse n'inama zigirwa itorero, umuzingo wa 2 page ya 26 ndetse na 20 kugera kuri 29. Umutwe w'amagambo uravuga ngo inama zigirirwa abamaze gushingirwa. Reka turebe rero mu ncamake ukuntu izi nama zikurikirana. Jene mariye rero mukurikire mwumve izi nama tuzigire izacu mu miryango yacu kugira ngo imiryango yacu ikomeze kuba ibutahamana. Imana ibaye umugisha. Ingingo ya mbere ni inama ya mbere. Inama ya mbere iravuga ngo iboneka mu nama zigirwa itorero umuzingo wa 2 paje 23 n'isubiye 3 ngo mwafatanishijwe isezerano ryo kuzabana mu minsi yose yo kubaho kwanyu. Mwafatanishijwe isezerano ryo kuzabana mu minsi yose yo kubaho kwanyu. Isezerano abantu babana, abantu bari kubana, abantu bashaka kuzabana, ntabwo ari kenshi baba bazi ko ari ubuzima bwabo bwose. Ushaka kumva umusore aravuga ati njyewe nsuzuguye abagore ntaho babuze. Nsuzuguye ngo abagore ntaho babuze. Umugore akareba umugabo wenda agize intege nkeya, ariko abandi bagabo ni guce bakoraga. Ntabwo ari wowe umugabo wenyine. Cyo kintu uba wanditse hano mu mutwe w'umugore, kintu uba wanditse hano mu mutwe w'umugabo, ntabwo gitsiba. Abantu benshi bazi ngo bareka njya kumugurira ifi, bareka njya kumugurira ji, bareka njya kumugirira ute, ngo hanyuma bya bintu byibagirwe. Nta mugore ubyibagirwa, nta mugabo wibagirwa ijambo nk'iryo. Les jeunes mariés, please rwose iyi nama mubimenye neza. Ni imibereho yo kubaho kwanyu, ntabwo ari ukuvuga ibyo ubonye, ntabwo ibyo utekereje byose bivuga, ni ukwitonda. Ingingo ya 2 mwatangiye kwiga iby'imibereho y'abashingiranywe. Nuko mbere yo kubana hari ukuntu ari ingeso uba waramaze gushima wa mukobwa we, nubwo mbere yo kubana ari ingeso uba waramaze gushima wa musore we, ariko
hari izo utabonaga kubera ko yarataga nawe ugataha noneho mugiye gutaha hamwe noneho azahisha ingeso umwaka wa mbere umwaka wa kabiri ariko nazahisha ingeso imyaka 60 muri kumwe yemwe uzareka yipfana ijambo ingeso ntabwo azaba ari ingeso azaba ari ingana nuko ikintu wazagusha mu myaka 40 30 50 60 azaba ijambo azitwarire nawe uzabimubwira uti ijambo ikintu utanyeretse muri iyi myaka 80 tuzabana rwose itwarire mugabo itwarire bivuze ko ino ngingo ya kabiri mwatangiye kwiga iby'imibereho yanyu y'abashingiranye cyangwa se y'abashingiranye cyo mubanye niyo mpamvu ugiye kwigana neza byimbitse noneho birenze bya shushu switi hani shu rwose ni byiza ariko nabyo bigomba kubaho kuko nabyo biri muri uwo munezero. Ingingo ya gatatu, inama ya gatatu munyihangane ndi kujya nakunda gukoresha ingingo ariko nabyo nta kibazo. Inama ya gatatu igirwa abantu bagiye bifuza cyangwa se babana ni ishuri batazarangiza mu by'ubugingo. Ni ishuri mutazarangiza, ni ishuri ntazarangiza mu by'ubugingo. Andi mashuri urangiza primaire ukajya gufata igipapuro cyaturutse muri Minisiteri y'Uburezi uti dore narangije amashuri 6 yisumbuye. Ukiga ugakomeza secondary warangiza bakaguhereza certificate cyangwa se bakaguhereza diploma ati dore amashuri 6 ndarangije. MCT LOF normal application bengesha ikimenyetso. Kaba wakomeza rwose ukaja muri university, ukaja muri kaminuza ugakomeza rwose uti licencié, graduate, yina diploma, kina se ukaba wakomeza masters, ukaba wakomeza za doctora. Ariko ishuri ryo umuntu rishoboye ndagashobora kunanirwa yangaya. Umuntu ushoboye iri shuri ry'urugo akavuga ngo ngiye kwiga kuzageza igihe, ntabwo ashobora kunanirwa ya mashuri tuboneramo za certificate. Iri ni cyo shuri rya mbere. Inama ya kane, musore mukobwa, inama ya kane ni iyihe? Igakunezezanya niwo mwashaka. Kubera ko abakobwa benshi, kubera ko abahungu benshi, ntabwo izi nama ya kane bayitaho kubera ko barabanye n'urungano bagiye mu gihe cy'ubusore bwabo, abakobwa barabafite urungano mu gihe cy'ubukumi bwabo. Ariko iyi ngingo ya kane iravuga ngo rwose igakunezeza umugabo wawe, igakunezeza umugore wawe, kuko ni bitabibyo. Erega izi nama kutazikurikiza no gusenya. Abari kubata nje ndikumva na irariyo nzizi, yandi kumva ariyo yamfashe, yanjye ndikumva, ariko imwe uzajura hura nayo mu gihe runaka. Bivuze ngo umusore ugiye gushinga urugo cyangwa se wagize urugo mu minsi ya vuba. Ubwo nituvuga iminsi ya vuba abantu benshi bashobora kuvuga none si abamaze gushinga urugo ni mu gihe kingana iki turi buze kubigeraho. Ariko inama ya kane tubwira ngo twige kugira kunezezanya. Umusore kobwa anezeze umugabo we kugira ngo urugo rukomeze kuba ibutahamana. Inama ya gatanu, urukundo mukundana rukwiriye gukurikira urwo mukunda Imana, kandi uko mukunda Imana niko namwe muzarushaho gukundana. Bija bitangaza igihe kirekire aho usanga umukobwa yashingiye umuhungu, umusore yarongoye umukobwa, ukaja kubona ukabona yamuhinduye ikigirwamana, ukaja kubona amuhindutse ikigirwamana. Ariko burya nubwo umusanze wa mukobwa we, burya wa muhungu we nibuzanye uwo mukobwa, menya ko umukunzi urukundo rwa kabiri. Urwa mbere ni urwo ukunda Imana. Urwo ukunda Imana niko ruzagufasha gukunda umugabo wawe, urwo ukunda Imana niko ruzagufasha gukunda umugore wawe, kuko nta mugore ushoboye umugabo n'umwubaho, nta n'umugore ushoboye umugabo wubaho uretse Imana ibyivangamo bigashoboka. Ariko si yamushobora yaramubyaye.
ariko si reba nawe umuntu yakuriye iri undi agakurira iri bagiye kubana karamata imbere y'ababyeyi babana imyaka 21 n'itegeko rya leta ribyemeza imyaka 21 arashingiwe arashatse none undi mugiye kuzabana imyaka 70 iri imbere tekereza aho uzaba igihe kirekire ni hehe niho twakagombye gutakaza n'igihe kinini nubwo imbere y'ababyeyi naho tugomba kwigira ibintu byinshi tugomba kuhafuvana fondasiyo. Inama ya 6 kwambara neza kwicisha bugufi ubugwaneza no kwihangana nibyo bigize bigomba kugira umuryango wawe. Kwambara neza burya umuntu w'umugore umuntu w'umugabo agomba kugaragaza itandukaniro n'ahavuye. Niba umunyeshuri yiga yambara iniforume none sinakomeza no kurangiza narangiza abonye na diploma azakomeza yambara ya iniforume, nuko n'urugero rutoya bivuze ko kwambara neza umusore yakagombye kwambara nk'umusore, umugabo nakambara nk'umugabo ku rugero agezeho. Kumvikana neza ni ku rugero agezeho, guca bugufi. Umuntu ugize umuryango wifuza umuryango niwe muntu ugiye guca bugufi. Uko bagiye gutanga inama akabona wenda inama ntabwo ari inyamibwa, inama y'undi gakomeza bugiye uko yabyumva uko yabikoraga ariko byabaga, ariko ntabwo ariko bigiye kugenda. Ubugwaneza agomba guca mu bugwaneza, ni inama ya 6 ikomeje, ndetse no kwihangana. Ibizamini byose biba mu muryango, amasuzuma bumenyi yose aba kuri iyi si aba mu muryango, bisaba kwihangana, ariko ino ngingo ya 6 nakagombye kongera kwisubiramo, ariko nuko bitari buze kunyemera ingingo yo kwambara. Aho kuje kureba ukabona ntabwo ushobora gutandukanya umukobwa, ntabwo ushobora gutandukanya n'umugore muri no misi ya nyuma turimo. Ijipo zimwe zigarukiye hamwe ni ikibazo. Niyo mpamvu bisaba kugira ngo ino ngingo muntu wifuza kugira urugo, muntu ufite urugo muri iki gihe gito turi buze kubabwira rwose izi nama ziradufasha. Ingingo ya 7 iravuga ngo nta numwe ari umugabo ari umugore ukwiriye gutegeka undi. Akenshi cyaka kubona ukabona ngo umusore ngo none se bose njya kumwitereteri wabo se ngo sinjongo wari naho umukobwa ashyiramo agatege bigashoboka, ariko uwashiramo agatege wese nubwo ari umuhungu wakagombye gushiramo agatege kubera ko Imana yamuremye mbere, hano umwaka ukwiriye gutegeka undi. Burya itegeko ni ukuri, ufite ukuri burya niho umeze nk'ubutegetse mu muryango. Inama ya 8 iravuga ngo bajene mariye n'ababyifuza kugira imiryango myiza. Inama ya 8 iravuga ngo ntimugahatane, ngo nadakorere ndaba ndabona ngo nanje sindabikora. Ntimugahatane ngo nje ibyo navuze si ngo narangije ngo ariko umugabo ngo ninde ngo turareba ngo nanje umugore ngo none tugiye kureba ngo ubwo umugore nanje ngo tugiye kureba noneho umugore bugiye guhaguruka umugabo tugiye kumbara byango tugiye kureba imbwa n'umugabo noneho wa mugabo rakaburira mana wa mugabo akabura. Nta guhatana kuko buri wese ngo afite imyumvire kandi abatekereza. Inama ya 9 iravuga ngo mugire neza mu mvugo ntabukane. Ubu ibintu byinshi biri gutuma imiryango yacu isenyuka ni mukoreshereze uburyo imivugire y'utuntu tunoroheje. Umugabo wenda ari kubavuye ku kazi yagera mu rugo wenda akeneye ibyo kurya, umugore ati fata ibyo kurya, kandi ibyo kurya birahari yabitetse yatakaje n'imbaraga, ariko akajambo kuvuga ngo fata ibyo kurya. Tundu tworoheje turi kugenda dusenyera imiryango, ariko sifata na akira na muryoherwe.
ururimi rwabivuga si rumwe, ariko fata akabizunguza mu bwonko, akabizunguza ati nubwo mbiriye ashaka atubanza mbiriye ntabikwiriye cyangwa mbiriye nawe yarabishaka ati cyangwa mbiriye muri kubyumva. Ariko nukwiza rwose basore bakobwa mufite imiryango mishasha, ubwo n'abandi bayigize tukuboneraho kubera ibi byigisho, tugire neza, twite kugira neza mu mvugo. Ingingo ya 10 mu ngingo 12 cyangwa se inama ya 10 mu nama 12 ziri kugirwa abajene mariye, abifuza kugira imiryango baba abakobwa nangwa abahungu n'abayigize mu gihe gitoya. Ingingo ya 10 iravuga ngo umugore ntabwo ari umukozi, umugore ntabwo ari umuyaya nk'uko bivugwa. Umugore izina rye niba utavuze umugore, umugore ni umufasha. Ingingo ya 10 iravuga ngo umugore ni umufasha, umugore ni umufasha. Akuja gusanga ahantu henshi imiryango myinshi umugore atari umufata, akiri umufasha. Bivuze ko umugabo yakagombye gukora byose, ubundi niko itegeko ry'Imana ribivuga, ariko kubera ko byose atabyirangiriza, niyo mpamvu yafashe izina ry'umufasha. Umusore rero ubyumve gutyo, nawe ufite umuryango mushasha ubyumve gutyo. Ntuzamubona ngo umukozi, ntuziyumvamo ko ari umuyaya wawe. Uzabusenye, nudasenye uwo munsi nta garanti y'imyaka 10 uzabusigaranye. Inama ya 11 basore bacu bari gushinga imiryango. Inama ya 11 iravuga ngo mukoreshe uburyo bwose kugira ngo musangire umunezero n'ababazengurutse. Umusore ari kujya gushakisha, umukobwa akajya gushakisha, bose baronka bakumva abaturanyi ntacyo bivuze. Ariko abanyarwanda nibo bavuze ngo umuturanyi wa bugufi ngo aruta umuvandimwe wa kure. Umuturanyi wa bugufi ngo aruta umuvandimwe wa kure. Bivuze ko ayo maronko mugira, nubwo Imana ari igomba kuba nyambere muri ayo maronko, mugomba kunezezanya muri ayo maronko, ariko n'abaturanyi bakagombye kugira umuturanyi n'umwe useka kubera ko mwaronse. Ko ndavuga mugafata agafukire, mudamu akagaheka agashyira ku mutwe, sheri we nk'uko biri kuvugika, sweet honey akagenda imbere nk'uko bitegetswe, kareba umuturanyi kamubwira muti rwose twari turi mu muryango mushasha, mukomeza mutube bugufi, no twari twamenya kuyubaka neza, mujye mukomeza kutugira inama, ariko dore bakana gafukire twari tuzanye mwe muteretse aho ngaho mu mbere. Iyi nama 11 ivuga ngo mukoreshe uburyo bwose kugira ngo munezeze ababazengurutse. Uno ntabwo abantu benshi bakiyitaho. Arantunze se, azangaburira se, ariko ejo muri buze kugira umwana, ejo umwe ari buze kuba mu bitaro, ejo ari buze kubaho ikintu cyiza cyangwa ikibi. None se nimugira umwana, wa mugabo we ukarwara, wa mugore we ukarwara, n'uwo mwana utarwaye nawe muzamutwara mu bitaro ngo abari bubarwaza. Yakagombye gusigara kuri wa muturanyi, handi hasigaye kagafukire akakarya mu buryo burendirect. Kunezeza abatuzengurutse rero rwose abajene mariye nahacu nahanyu. Inama ya 12 ariyo ya nyuma, muyiteho nayo iradufasha. Ni inama usanga natwe n'abatubanjirije n'abazakurikiraho nibadashaka ubwenge n'ubuhanga bazagwa muri uyu mutego. Ariko uguye mukazasobanukirwa nyuma, burya ngo usobanukiwe ngo niwe akagombye gukosorera ibintu. Iyi nama irakomeye, niyo mpamvu nayishize inyuma kugira ngo nyisoreze. Ni inama ivuga ngo
umwaka wa mbere w'imibereho yanyu niko muri iki gitabo inama zigirwa itorero batubwira. Umwaka wa mbere w'imibereho yanyu nuwo kugira ngo mugire icyo mumenya. Ubu basore bacu mwagize imiryango, bakobwa bacu mwagize imiryango cyangwa se nabifuza kugira imiryango. Umwaka wa mbere abantu benshi reka nkoresha imvugo ko iri kuvugwa cyane, umwaka wa mbere abantu benshi bari gufata uko bishakiye. Ariko ubundi umwaka wa mbere ni umwaka ukomeye ku bantu bari gushinga, ku bantu bafite umushinga w'umuryango. Niba iki gitabo kitubwiye ngo umwaka wa mbere w'imibereho yanyu no kugira icyo mumenya, Bibiliya ikaba yatubwiye mu Rwanda rw'Abakorinto avuga ngo ntimukimane. Ibi bintu ntabwo bihuye, ibi bintu ntibyumvikana. Ubundi uyu mwaka wa mbere basore bacu, bakobwa bacu, uyu mwaka wa mbere waba ari umwaka wo kumenyana gusa, umwaka wo kumenyana. Tuzi ko unabanzirizwa n'ukwezi kwa buki, ibyo tubizi neza. Ni umwaka wo kumenyana cyane cyane ku byerekeranye n'imibiri yacu. Umukobwa akamenya umuhungu ku buryo bwisanzuye, umuhungu akamenya umukobwa ku buryo bwisanzuye. Ariko uyu mwaka wa mbere abantu benshi twarawangije. Yemwe niba tuzanasaba n'Imana imbabazi rwose ntabwo ari ibyo gukikira, Imana itubabarire. Uyu mwaka twarawangije. Twawangije gute? Aho kugira ngo tugire icyo tumenya, buri wese yihundi nk'uko ibyanditswe biri kubivuga hano. Uyu mwaka wa mbere abantu benshi baguye mu ikosa ryo kubyara. Ubu ni ikosa rikomeye kubyara muri uyu mwaka wa mbere. Uyu mwaka wa mbere ni wo kumenyana gusa, ko kumenyana nabyo ntabwo byoroshe. Reka nabyo ni ishuri. Uyu mwaka wa mbere ubanzirizwa n'ukwezi kwa buki. Abongereza baravuga ngo ni honeymoon, Abafaransa bakavuga ngo ni lune de lumière, Abanyarwanda ngo ni ukwezi kwa buki. Bivuze ko umwaka wa mbere kuwubyaramo ni akaga. Ese ntabwo twabikoze. Ubwo uyu muntu atabyaye mu mwaka wa mbere usanga abantu benshi bavuga ngo ngo ubwongo baramutsiritse, ngo baramutsiritse, ngo batarabyaye si, ngo bamuhaye amasubyo, batarabyaye si. None si ngo byatewe n'iki? Igihe cyo kumenyana akifurizamo ngo kubyara. Iri kosa ryakoze abantu benshi, iri kosa ryakoze imiryango myinshi. Ubwo ni kugira inama n'abashinzi bo kuko twari twabivuganye. Iri kosa rwose abenshi twariguyemo ryo kubyara mu mwaka wa mbere, kandi umwaka wa mbere no kunezezanya, kumenyana ndetse no kwihana. Ariko iri kosa rwose uzi ko yarikoze, dufatanye gusaba imbabazi. Ndariye twaragize umugisha Uwiteka akaduhera mu mwana, ariko habayeho ikosa ry'uko bigaragara yuko mu magingo dushobora kuba tutaziranye kandi twarabyaranye. Nidusoma mu gitabo cyitwa L'Enfant Épanoui cya Nancy Van Pelt, wa wundi nababwiye umuhanga mu by'imiryango, we yavuze ko kubyara mu myaka 2 ya mbere, sinzara umuhanzi baririmbaga ngo kubyara ntibyoroshe, kubyara ntibyoroshe, yarayiririmbaga. Abana ariko umusuba abantu bahura, hari ikindi babongeraho kugira ngo babyare. Ariko kubyara ntabwo byoroshe, ntabwo byoroshe. Nancy Van Pelt mu gitabo cyitwa L'Enfant Épanoui page 193 yaravuze ngo kubyara mu myaka 2 ho noneho, ngo cyane cyane muri no minsi ya nyuma. Niba ushingiranwe akagutanga urugero n'umukobwa muri mwaka 2000, mwakagombye gutangira kwiga ibyerekeranye n'urubyaro. Mwakagombye gutangira gutekereza umwana. Mushingira tariki ya kubunane bw'umwaka 2020. 2020 igomba gucamo 2021.
iri gusoza mugatangira mukavugana atese twabyara umwana se twazabyara abana bangahe kuko mwararebye muri ya myaka muri kumwe niba ibyerekezo byanyu rwose bizaba imbaraga zo gukomeza kuva ngo tubyare umwe tubyare babiri bitewe n'ubushobozi uko umwuka w'Imana avuga yuko ngo hariho n'abagomba kubana ntibabyare none si niba umugabo ari gukorera 500 umugore agakorera 300 amafaranga 800 ubu ngubu umugabo umugore n'abana babiri amafaranga 800 wayabyiki ngaho buri wese ntayaba kandi n'umunsi wose ushobora kuvuga uti wenda ari mu gitondo nayarya mu gitondo bikaba birashobotse bikumvikana none ni 800 umunsi wose kandi wenda uzarya mu gitondo cyangwa se saa sita wenda n'amasaha y'umugoroba 800 twayaryamo kabiri mpamvu Imana yavuze ati tuje tubyara dukurikije ingufu dufite uko twinjiza uko twiteganyiriza bari byo bituma tubyara Nancy Van Pelt rero magira gitabo cyitwa L'enfant épanoui page 193 yaravuze ngo iyo mubyaye mu myaka 2 ya mbere muba mufite umwaka wo gutandukana mu myaka 10 ya mbere kubyara mu myaka 2 ya mbere ubundi ngo muba mufite umwaka wo gutandukana mu myaka 10 ya mbere ubundi ngo mu mwaka wa 2 mubanye ngo mugomba gutangira kuvuga ngo none ukubibona uko turi kwinjiza uko tubanye mu mubano wacu n'Imana twabyara bangahe ariko iri kosi Uwiteka ari tubabarire ari kubabarira nawe kuko niho ingo zacu ziri kujegajegera cyane Nancy Van Pelt yaravuze ngo kimwe cya kabiri cy'imiryango ibyaye mu mwaka wa mbere ihita itandukana ubu mvuze ku bantu bubahirije gahunda hari abantu bakoze agasha noneho babyaye batari bana bantu atari babana bakaba barabyaranye ibi byo nabitarutse nabona igihe cyo kubitakaza ntibyemewe nta n'imvugo ikirazo gikaziririzwa ndabitarutse nje ndi kuvuga ibyemewe n'amategeko bitemewe n'amategeko byo nto biri mu kwifashiriza imiryango ifite gahunda ifite icyerekezo ishaka no kuzagira ahantu yerekeza kandi cyane cyane mu muryango wo mwijuru ngo rero iyo mubyaye muri mwaka wa mbere ngo kimwe cya kabiri cy'iyo miryango mu myaka 10 ya mbere ngo ufite umwaka wo gutandukana muri iyo myaka 10 ya mbere arongera aravuga ngo ubushakashatsi bwakoze bwagaragaje yuko umuryango umwe mu miryango 4 ngo nizo zibana niba abantu bashingiwe umugabo n'umugore cyangwa se umukobwa n'umuhungu aba bombi bakabyara mu mwaka wa mbere bakimara kubana bashingira mu tariki ya mbere z'ukwa mbere 2021 ni urugero mu kwa 9 bombi bakabyara bivuze ko n'uyu muryango umwe niwe uzakomeza kuba yindi yose afite utugesa ntazi sinzi wagira ngo yamfashe ku ngufu njyewe rwose n'abantu bamundangiye ntabwo nari mfite gahunda yo umuryango umwe ngo niwe usigara mu miryango 4 ibintu nk'ibyo bazagaragara imiryango myinshi bakomeza gushinyiriza ariko ubundi banaratandukanye bakagaragaza yuko babanye ariko batabanye niyo mpamvu turi gusaba abasore bacu abakobwa bacu kugira ngo aya mahirwe ntimuyapfushe ubusa ikindi dusoza turi kubwira abataragize amahirwe yo kubona urubyaro wihangane kuko umubyeyi witwa Hana nawe yihanganye Uwiteka niwe utanga urubyaro ko nta formire ababanye bashobora bakoresha namwe mutagize urubyaro mukoresha formire ni zimwe buryo ni bumwe
ibindi ni umugisha Uwiteka yitangira, namwe mwihangane Uwiteka azabagirira neza. Izi rero ni inama zigera kuri 12 twaherezaga abifuza imiryango myiza, abafite imiryango mishasha, abo twita ba Jeune Marie. Nizi nama twabagiraga, reka mukomeze mugire imiryango myiza, mubake imiryango myiza ifite icyerekezo cy'ubuzima bwanyu bwose, cy'ubuzima bwacu bwose, kugeza igihe Yesu Kristo azagarukira tukazamusanganira, ndetse n'imiryango yacu nk'uko byagendekeye umuryango wa Nowa ari kumwe n'abana be n'abakazana be. Icyo cyifuzo nanje nabifuriza muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Reka dusenge dusoza. Data wa twese, Imana yacu, turagushimiye yuko ari wowe watangije umuryango, nanone ukarema Adamu, ukamuha Eva, ukamuha abana bagombaga kumenya izina ryawe. Icyifuzo watangije umuryango natwe nicyo twifuza. Reka abatari bazi ko izi nama zibaho, zibe mu miryango yabo, natwe tuzishyire mu miryango yacu kugira ngo muzagaruka twese imiryango yacu tuzahurire aho agiye kudutegurira. Nibyo tugusabye muri rya zina ryiza rya Yesu Kristo. Amen.